benshi bikunda kutubaho yuko twisanga turi kurira mu gihe dusetse cyane, tukabona amarira ashoka mu maso yacu, kandi ibi ngibi biba bisa nk'ibitangaje kuko ntabwo tuba tubabaye cyangwa se turakaye. Ubundi mu busanzwe abantu batekereza yuko amarira aza ari uko umuntu arimo ararira hari nk'ikibazo runaka kibayeho, gusa ibi si ukuri kuko umubiri wawe ushobora kuba wasohora n'amarira ndetse no muri bya bihe wumva unezerewe cyane. None wakwibaza ngo ni ukubera iki ibi ngibi biba? Igisubizo gihishe mu bwonko bwawe, mu nyama zawe ndetse no mu maso yawe. Ibyo tujye kuba twamenya uyu munsi. Njye ndi iFabrix. Amaso yawe afite icyo twita tear glands cyangwa se imvubura y'amarira, ndetse kandi izi glands ziba zikora amarira buri munsi. Akazi kazo ni ukugira ngo amaso yawe ahore asukuye ndetse kandi asa nk'aho arimo amazi ukuntu, kugira ngo ase nk'aho atumye, ndetse kandi ayo maso agomba kuba afite ubuzima bwiza. Rero nk'iyo usetse cyane, inyama zose ziri mu isura yawe zitangira kwikunja ndetse zikikwega cyane, zikihuriza hamwe mu isura yawe. Ibi rero bisa nk'ibikwega cyangwa se nk'ibifunganya cyane za tear glands, hanyuma nk'igisubizo amarira agasohoka. Rero niho utangira kwisanga amarira atangiye gusohoka, bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Ubwo iki gihe rero ntabwo uba urize, ahubwo ni uko habayeho gusohoka kw'amarira atari akenewe bitewe n'inyama cyangwa se isura yawe yabiteye. Gusa n'ubwonko bwawe bubigiramo uruhare. Ubundi amarangamutima yose ukoze ku mubiri wawe adasanzwe afungura inzira zose z'ubwonko mu buryo bumeze kimwe. Nk'urugero, iyo urakaye cyangwa se ukaba wishimye cyane cyangwa se ukaba urimo uraseka mu buryo burengeje urugero, byose bifungura inzira zimwe z'ubwonko ndetse kandi ibice bimwe by'ubwonko bigakanguka. Noneho nk'iyo usetse cyane, yaba guhumeka kwawe birahinduka bikiyongera, ndetse kandi na pressure igatangira kwiyongera mu isura yawe cyane cyane. Ibi rero bishobora kuba byatuma noneho amarira atangira kugenda ashoka ku muvuduko wihuse cyane kandi byoroshye cyane. Aha ngaha rero niho ubwonko bwawe, guhumeka kwawe, amaso yawe byose bikorera icyarimwe. Gusa si buri umwe urira mu gihe arimo araseka bikabije. Hari abantu baseka cyane cyangwa se bakaba banasohora amarira menshi, abandi ntibanayasohore. Ibi ngibi bishobora kuba byaterwa n'imyaka y'umuntu, aho akomoka, wenda nk'amaraso y'abantu akomokamo, ubuzima bw'amaso ye ndetse n'ibindi. Njye ndi iFabrix, dukurikire ku mbuga zose.